Hari inganda nyinshi zitanga umuriro w'amashanyarazi ariko uburyo bwo kuyabona biturutse ku mazi busa nkaho ari bwo bumenyerewe cyane ndetse bunifashishwa henshi. Mu Rwanda hari ingomero zitanga uyu muriro w'amashanyarazi uturutse ku mazi. Mu gushaka kumenya byinshi ku mikorere y'ingomero zitanga amashanyarazi aturutse ku mazi, twasuye urugomero rwa Rukarara ya kabiri mu karere ka Nyamagabe. Ariko se ni gute amazi atanga amashanyarazi? Ngo yikubita ku mamashini nyuma yo kumanurwa ku musozi n'ibindi byinshi biyakorerwa, nk'uko bisobanurwa na Egide Mugiraneza, umuyobozi w'urugomero rwa Rukarara ya kabiri. Ubundi kugira amazi abyare umuriro bisaba ibintu byinshi. Bisaba ko amazi agomba kuba ari ahantu hari ubutumburuke, kuvuga ngo uri hoteli runaka. Hanyuma bigasaba nanone amamashini akenshi abantu bamwe bayita dinamo ariko burya ntago bari zibarizo, bazita alternateri. Hanyuma n'amaturbine, ubwo nabuze ikinyarwanda cyo kubyita. Hanyuma rero y'amazi tumaze kuyagomera ahantu amaze kuba menshi, tuyashaka ahantu hari butumburuke ashobora kumanuka afite ingufu nyinshi. Izo ngufu nyinshi rero nizo tubyaza umusaruro, zigenda zagera kuri ya mamashini zigakoresha izo ngufu zikayakaraga. Hanyuma muri uko kuyakaraga nibwo haza kubamo ibintu byo muri fizike. Ibyo bintu noneho bigahura hamwe n'izo ngufu z'amazi hakaza kuvamo amashanyarazi. Umugezi wa Rukarara niwo wifashishwa ngo haboneke amashanyarazi, ariko se aya mazi ntashobora gukoreshwa agashira? Umuyobozi w'uru rugomero avuga ko bidashoboka ko amazi yashira keretse habayeho gukama kw'amazi biturutse ku zuba cyangwa izindi mpamvu, ariko ngo ntibyaturuka ko yakoreshejwe muri uko gutanga ingufu, kuko iyo barangije kuyakuraho ingufu bayakeneyeho, aya mazi ngo arikomereza akagenda bitewe nuko bayagomeye cyangwa bayagomororeye. Oya, ntabwo dushobora kuwukoresha ngo ushire kuko ntibirabaho. Sindumva n'ahantu bakoresheje ngo umugezi ushire. Cyokora amazi ashobora kugabanuka bitewe n'izuba, iryo ryonyine rishobora gutuma amazi agabanuka, ni ukuvuga ngo nibihe. Hanyuma iyo amazi rero agabanutse n'uburyo dutangamo umuriro cyangwa n'umuriro twatangaga nawo uragabanuka. Twebwe iyo tumaze kuyakoresha turayereka akigendera, agasubirana uburenganzira bwayo, freedom, akigendera uko abishaka. Ahari umuriro w'amashanyarazi usanga ahanini kuhegera ari ukwitonda cyane ngo umuntu adafatwa nayo, ndetse ku mapoto menshi yayo haba amagambo ari mu ndimi hizumbwa n'abenshi zivuga ko uhegereye wapfa. Muri rusange ntiwahita upfa, ariko ibi ngo biba bisaba abantu kwirinda kuko hari igihe bishobora guteza impanuka ukaba wanapfa koko. None se abakozi b'urugomero babaho bate? Ubuzima bwabo ntibuba buri hagati y'urupfu no gukira niba babaho aya mashanyarazi aturuka? Mugiraneza Egide avuga ko nta bwoba, ngo ni ibisanzwe bibaye yaba ari impanuka nk'izindi nk'uko n'amazi yabaturikana, ariko ngo hari uburyo butandukanye bwo kubarinda no kurinda imashini ubwazo. Gusa ariko ngo ugomba kwitonda. Hano ubwo n'amashanyarazi gusa yabitera, ashobora kubaho n'ikibazo cy'amazi bwayo. Urabona bafite ingufu nyinshi, akwaza aza mu bihombo binini bishobora guturika bikaba byatwara umuntu akaba umuzure cyangwa se n'urugomero rukaba rwagenda. Ni ibintu byinshi cyane, ariko amashanyarazi tuba dufite hano tuba tuyafite uburyo tuyakontorora ku buryo habayeho no kugira umuntu agiramo ikibazo cyangwa se n'imashini yagira ikibazo, urumva ni za accident nyine zisanzwe. Ariko hano haba hari uburyo bwinshi burinda abantu, hanyuma kandi bukarinda n'imashini ubwazo. Usanga ku ngomero hari amatara, birumvikana ko byoroshye kuko ariho amashanyarazi aturuka, ariko ngo bisaba kubanza kugabanya uyu muriro ugaca mu bizwi nk'amataransifo ugashyirwa ku rwego mpuzamahanga ngo ubone gucanwa. Iyi mashini amazi yikubitaho ikozwe mu buryo bw'ubuhanga, kandi nayo ikorana ubuhanga ndetse n'imbaraga, dore ko mu gihe cy'umunota umwe gusa yikaraga inshuro zisaga 1200, kandi nta mavuta ikoresha amazi niyo ayiha imbaraga nayo ikayaha izindi. Uru rugomero rwa Rukarara ya kabiri rutanga megawati 2.2, ni ukuvuga kilowati 2200. Uyu muriro wose woherezwa mu kigo kibishinzwe, nacyo kikawukwirakwiza gikurikije uko ukenewe. Fulgence Kizwera, Royal TV.